gira vuba zamura byose biruri hariya kandi mbone byasize ahubwo ndari mvuye ku buyobozi bukuru bwa gereza bampaye impapuro zifunguza Mukamana ndeba bakwiye mfunga fani ndabona yahageze umuntu waduha uburenganzira tukagenda nta kibazo ariko nyine mu mwigisha tuzongera kugira amakosa nk'ariya none se kandi mama none ubaye none se aka kanya urananiwe ku buryo utangiye guhagarara ntekereje agahinda tumaze iminsi n'ibyishimo dufite ubu ngubu nibyo bitumye buriya gusubiza ibihe inyumerega ni ibintu bitorohera buri wese. Amina gusa nizere yuko wakiriye kubabarira Mukamana. Mukamana namubabariye, ikibazo mfite nuko atazansaba imbabazi, aho ubundi saza wanyanyumvishije yuko ugomba kumubabarira. Nasejo kudakina we bite byawe sinajimya hano none oya ntabwo sorry aho ngaho ushobora kubitsindira aho ariko bagafunga inguni zose shaha urakina sha ndeba bakwiye mfunga sese singikurya sha Sila kandi ubona aho kwanza kuwukora mbere kubise ikindi sasha papa no kuri bye narabakubitaga abana bagenzi bawe umva usigaye uzi gukina uko usigaye unsinda bigeze ibyo byose mbikomora kuri wowe rega papa ntubizi se ibyo byose ni wowe rwose mbikomoraho rero shaho Edimu hari ikintu kimwe ushigaje kunkuraho kimeze gute se gira vuba zamura byose biruri hariya kandi mbone byasize gukorana umwete nakubwiye ngo Imana itavuga gusenga Imana sigesha Imana gusenga komeye ariko sa mugore we uri muzima cyangwa icyo usaba
ntabwo navuye kuzamura ukuntu. kanzamure wenda wasanga ari nako bwa nyuma ngiye kubizamura. Urabyumva? ndabyumva papa yego rwose. Ikintu kimwe ushigaje kunkuraho. Urabyumva? ndabyumva. Ni ukureba kure. Uranyumva neza? ndakumva. Ni ukureba kure. Ntukine n'umwanzi. Uranyumva? ndakumva. Ukamenya ko ugomba kubaho igihe abandi batariho. Ukaba ugomba kumenya yuko ugomba gutunga igihe abandi bameze nabi. Ukaba ugomba kumenya ko ugomba kurira, ugomba guseka abandi barira. Ugomba kumenya yuko ugomba gutunga byose mu gihe abandi bo ntacyo bafite, ugaranira inyungu zabo. Uranyumva neza? ndakumva papa. Ariko se urumva ibintu urimo kumbwira hari umuntu bubirimo koko papa? Ese ubwo umuntu akira kuko yahohoteye abandi cyangwa yarenganyije abandi? Papa rwose nimba ari ubwo bukire bwawe ntuzampeho rwose, ubwo nta bukire burimo. Icyo nicyo dupfa kandi urarwanawe. Uzapfa udakize rwose. Mbamubwiye rero buriya papa, Genda kabwirwa inkuru mbi. Njyewe nzakira kandi nzaba umuntu w'umugabo, nta n'umuntu. Genda gakira n'imbavu. Ntabwo wowe ushobora kunyumva. Akora urwana na byahise urubwa koko. Ururwana si urugoryi rumeze ruti. Ariko nanjye niko nari meze. Papa yajyaga ambwira simbyumve, ariko ubu ngubu maje nanone kumera nk'uko yifuzaga. Uriya nawe ugomba kugenda mutoza gake gake, azagera aho we kuko nanjye mbishaka. Okay, ntacyo reka dukomeze tugende tujye kumufunguza rwose, ubwo twese twamubabariye nta kibazo rwose, tunyaruke. niko bimeze. Sibyo Mina? Rwose. Uriya si Mukamana hariya. Ndabona ari we arimo gukora amasuku. Mana we, ariko gereza iraryana, reba ukuntu yabaye disi. Ntacyo reka dukomeze tujye kumureba, ndabona kuri gereza tuhageze. Madam, ko ndi kubona uri n'abana bimeze bite? Nyine aka ni kakana na karumuna ke tutazanye, nari narabuze. Nagiye kubona mbona musaza wabo barabazanye, uyu niwe muhungu wanjye w'imfura. Aba ni babana se bavuga ko bari barabuze? Nibo. Sinzi uko byagenze, bararongotanye ngo basukura na musaza wabo, nagiye kubona mbona barabazanye. Ahubwo nari mvuye ku buyobozi bukuru bwa gereza, bampaye impapuro zifunguza Mukamana, nje kumukuzamo. Izi ni izanyu. Madam, ndikubona kino kibazo cyanyu gishobora kuba kigiye gukemuka. Ariko ndikubona gisa nk'icyakemutse. Kanze turebe uburyo yamfungwa twayibaha. Umva madam, reka kurunda ibyo biti uze hano usuhuza abantu bagusuye.
gira vuba kandi. neza nta muntu wigeze wayamukira koko mumbabarire rwose mumbabarire nawe yamukiye mumbabarire rwose narabona yamukiye uraho neza ihangane wikomeza kurira oya rwose mama ndabifite naramuhemukiye humura birarangije amarira rwose ndakwinginze oya humura haguruka twarakubabariye Umva mata twarakubabariye rwose haguruka nongere mu wowe ye madamu kubashimiye rwose mwakoze kumbabarira reka kurira humura reka kurira Madam, ngaho genda ufate utuntu twawe dushyire hamwe maze uze mutahe ndikubona cya kibazo cyawe cyakemuye. ngo ntahe Edimo, ariko sha Edimo. Kose ntukivumbure rwose, nawe ntukajye wivumbura gutyo rwose. Erega papa ngiye buriya amagira ngo tudatongana kandi ntabwo mbikunda biriya bintu pe. Sha, nawe umaje kuba umugabo koko. Sha, humura ntabwo nzongera. Wumva se ahubwo papa gabura dufatanyije twagira kure rwose. Okay, sawa. Ngaho jya mu rugo mwana ntabwo nzongera. Okay. Sibyo? Mada rero kubona biciyemo hano hari udupapuro usubiranyeyo natwe ibyacu turatubigumanye. sawa murakoze kandi ndabashimira mbikuye ku mutima pe mwarakoze cyane kumfasha Murakoze cyane. Umutekano wanyu n'uw'igihugu cyacu nibwo buzima bwa Nagiye bye aguci fani ndabona yahageze none waduha uburenganzira tukagenda nta kibazo ariko nyine mu mwigisha tuzongera kugira amakosa n'ariya. murakoze cyane Murakoze. Kandi mugereyo amahoro. yego mwarakoze cyane mbese ntabwo musezera kuri afani Nta makosa ye nawe aba yagira ubwoba. urumva umeze ute ndumva nishimye cyane kuba nsohotse hariya hantu sinzongera gukosa ukundi ntabwo nzabyongera rwose kuba ubuse mwambabaza n'inzoga ntabwo uzongera kuzinywa inzoga guhera uyu munsi nyivuyeho guhera uyu munsi nyivuyeho rwose ngiye kwibera umurokore